Imana z'abakurambere dawe ngo yatatiye igihango nicyo cyatumye bamwica gusa umana nawe nzamenya yaromonganiye ariko uriya bukobwa bwose bwigize ubwo kwa Pasiteri Rwenderi ngiye kubuyobya umva mana nsenga irabizi Nyabingi ntago bazancika bancikira hese amara amaje kubakorera wari utangiye kujisha nk'utambonye mukobwa nawe neza gusa ntabwo wari wambonye nawe kubonye none twari utangiye kunyijijishaho ugiye kundenga kuko ndi kubona wagira mbona wahindutse niyo mpamvu nizere ko ujuje naje gahunda twavuganye suje witeguye niteguye rwose okay izina rya Yesu oye tusi muraturanye icyo kigabo ni icyahe Yesu muraturanye so kandi byitangiye neza icyo kigabo ngo ni Yesu ni icyahe ibyo nibyo twavuganye icyo kigabo ngo ni Yesu muraturanye Yesu izina rya Yesu ntabwo ntabwo ari byo twavuganye waje ufite gahunda nta gahunda ufite ndayifite ariko ibyo twavuganye niko utangiye kubihindura ibyo twavuganye si nibi kimukobwa mwiza ubu twagiye ubwo mbwira vuba ndi kwihuta ntabyo kwihuta genza gake mukobwa genza gake utwagiye gahunda dufite suyizi ndayizi niyo gukorana witeguye ko dukorana uriteguye cyane uriteguye n'izina rya Yesu ngo kazi ngarancitse ndagufite izo nzira si ko nzizi ndanagukurikira ndacahera ariko uko biri kose mukobwa kurana na ruhara kanyara aho ngaho Action. ndacahera ariko uko biri kose mukobwa kurana na ruhara kanyara aho ngaho Komere muko. Amakuru ni meza. Ndi kubona se uri kwirukanka na mahoro. Ndi kwirukanka hari umukobwa nagiye kureba hari hirya ariko mbonye ashobora kuba asa nkaho akorana n'amadayimoni. Nese ko ndi kubona umuntu jijutse ntabwo urumwizera ntabwo umuntu yagukanga umuntu uzimana. Ndamucitse nitanirukanka mbonye akorana n'amadayimoni cyane. Yari cyangwa no kwizera umuntu ukorana n'amadayimoni ntacyo yagutwara. Ibyo kugutera ubwomvu ukomeye rwose. Ahubwo se ndi kubona uri umuntu jijutse ariko rero ndi kubona usa n'uri kunshira mu maso ahubwo uri uwo kwandemo. Ndi umukobwa wa Rwenderi.
Rwanda ari pasiteri? Pasiteri ni inshuti yanjye ndamuzi. None umuntu w'umwana wa pasiteri uri gutinya ngo badayimoni. Abwo muzendi. Nangiye kukubaza none ko hari umuntu nta muntu uherutse kugusura se? Uherutse kunsura? Mu rugo se? Mu rugo iwanyu. Umuntu ko nawe? Erega buriya nubwo wenda utanze neza ariko njyewe singuye ko nziranye na pasiteri Rwenderi. Muraziranye cyane? Turaziranye. Kandi nawe nari inkuzi ibyo ko wewe wari utanze. Umuntu ntawe uhari nawe? Nta muntu mweretse guhura umuntu w'umusore muremure mwiza ukuze. Cyangwa ni wandi twahuye yirwaje. Mwahuye yirwaje? Nuko bigenda bite? Umuntu menya twarahuye. Yampaye umuti ngo musige ndamusiga ko nasize asa nkaho ari gukira. Nibyo gusa nibyo abase banza wasize asa nari gukira. Namusize umuti ngewe yansabye kumusiga umuti ndamusigira ariko nese ngenda. Nta kindi kintu yakubwiye nta nicakubajije? Nta kindi kintu yambwiye. Umuntu rako ndi kumva buriya rero nubwo duhuye ukabutanze neza nanjye ndi umukozi w'Imana ndahanuraga. Hari ubutumwa Imana nari nakweretswe mbese uko uwo musore muzahura kandi mukaganira ibintu bikagenda neza. Ariko rero buriya ndi kwihuta uzabimbwira ubutaha. Nta kibazo ariko ibyo bintu ndabizi neza uriya muntu nimwongera kubonana muzaganira neza. Ahubwo se buriya uriya muti hariho umuntu yamaye gwaragize umumaro ndi kumasare ariko ndi kumva mbyizeye bizagenda neza uko biri kose. Nta kibazo kirimo rwose. Uriya musaza ndamwizeye umutigwe ntabwo uriya mutigwe urakoraga guzakora